nayibonye. Amategeko ategeka abakiriya umuntu nagato ko wowe wakira Stefani imbere umugore ukazabana uko twabyemeje kandi tugeze uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Umusoma neza niko babaha amashyi menshi. Umuntu hari inyuma yumva niko babaha amashyi meza cyane. Wakira Stefani maze kumva amategeko ategeka abashyingiranywe yemeye n'agahato ko kumenyesha n'ubwisungane imbere y'umugabo tukazabana twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Umuremyi Eric na Kabeza Denise. Bavuze ngo ntibizaba ngo bazabyica wanjye kwa mama wacu we ibyara amazi y'isakora. Ibyo ni ibiki ko bubayeze Burabaye nyine burabaye. Ukaba bubaye bari he? Aha ni he? Ihanga ni ukigomba kuba. Gasubiye zamuka. Kirimo hano no gitabye. Yesuwe. Ngiki Mana yo mwijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Abageni bacu beza hari uwo mubona ufite impamvu yatuma tutamusezeranya nawe hari uwadufasha se akagira inama abagira yewe abadufasha rwose akavuga ati bageni rero kugira ngo mwubake bizagende neza muzakora iki mujyanama turamuzi uduha inyunganizi arabuze turamubuze impanuro mwumvise zumvikana ntacyo mwarenzaho isigaye ni bimwe mwababwiye n'ibyo muri bukomeze kubabwira naho mubaha amashyi. Dufite indahiro rero y'abageni indahiro yacu irasobanutse cyane rwose iravuga ngo jyewe wivuga umanitse akaboko k'iburyo ukavuga amazina yawe jyewe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye nta gahato ko wowe
n'uriwe wowe, tukazabana uko twabyiyemeje. Nimwemeje kubana, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ibyo dukora byose dukurikiza amategeko ya Repubulika y'u Rwanda nk'igihugu cyacu tugenderaho. Nagira ngo nsabe rero bikagera ku wa kane arana n'abagore akabazana no mu buriri. Ubwo rero ntabwo ukwiriye kuvuga ngo nuriye se ngo kuki nabikubwiye ari ibanga muri ukaba wararimenye kandi nawe wararyimeneye. Niyo mpamvu iyo byarenze babiri no hanze kubyumva muba mugomba kubyakira mukumva ko nyine byarabaye ahubwo dukora iki, sibyo? Icyo tubabwira rero bageni bacu beza, urugo rwiza rurashoboka, buri wese abigiramo uruhare. Hari ibyo muzakora uri ushaka guha impano, hari igihe atigeze bibamo mu buzima. Nurangiza urakare ngo ntabwo yazaniye ururabo, ibyo bintu ntaho yigeze abibona niwe wagiye kubyigiraho. Warumuzaniye se ukareba ko ejo nawe atazakebuka atagiye wamugabo, sibyo? Ubwo nashaka kugaruka ko ukwiriye kumenya mugenzi wawe icyo akunda, ukamenya n'icyo yanga, mukanakiganiraho, ikimushimisha kandi cyiza ukagishyigikira. Ariko hari n'igihe umuntu ashobora gushimishwa n'ibitari byiza ubona bikubangamiye. Icyo gihe nabyo ukabimurinda ukamubwira ngo ibihoya biganireho ibisoze rwose ntabwo ari byiza. Nagira ngo mbabwire kandi ko mu gushyingiranwa byemewe n'amategeko abantu baba barakoze bafite n'imyaka y'ubukure. Niyo mpamvu dukomoza ku mutungo w'abashakanye. Umutungo w'abashakanye ugira uburyo ucungwa. Hari uwo muba musanganwe mufite, hari uwo muri bugire mu gihe kizaza, n'uwo muzakomeza kugira. Itegeko rero rifite icyo riteganya uburyo bune bwo gucunga umutungo ku bashyingiranwe, ariko ubwo buryo bune abashyingiranwe cyangwa se abashakanye bahitamo uburyo bumwe bahuriye. Duhere nko ku buryo bw'ivangamutungo rusange. Uburyo abashyingiranwe bahitamo bwo gucunga umutungo wabo bawuvanga ku buryo bungana, yaba ari urwunguko ndetse n'ibihombo. Niba ari ideni mufashe mukamenya ko mwese mugomba kuryishyura, niba ari amafaranga mwabonye y'urwunguko mukamenya ko buri wese afiteho uruhare rungana. Niyo bibaye ngombwa ko mugabana iyo mitungo, buri wese aba afiteho uruhare rwa 50%. Ubwo ni uburyo bw'ivangamutungo rusange. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhanga. Ni uburyo abashyingiranwe bahitamo bwo gucunga umutungo wabo, ariko bagahurira ku wo bari buhahe cyangwa uwo bazabona nyuma yo gusezerana byemewe n'amategeko. Bivuze ngo ibyo wari usanganwe turabimenya bikaba ari ibyo ku giti cyawe, hanyuma ibyo muri bushaka cyangwa uzashaka mwaramaze gusezerana bikaba ari byo mufiteho uruhare rungana. Ubwo ni urwunguko n'imyenda nk'uko nabivuze, cyangwa se amadeni n'ibihombo byose. Ariko ideni wari usanganwe ugurana igishyura ku giti cyawe. Ubushobozi wari ufite niba ari amafaranga kuri banki, ayo ni ayawe rwose wayamuha ubishatse. Ubu ni uburyo bw'ivangamutungo muhaha. Muvanga cyangwa se muba muhuriye ku mutungo muzabona nyuma yo gusezerana byemewe n'amategeko. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Uburyo abashyingiranwe bahitamo bwo gucunga umutungo wabo, ariko buri wese afite ibye. Niba ari imodoka yawe, niba ari konte yawe, niba ari inzu yawe, kwanditseho nyine ni ibyawe. Niba ufata ideni urarifata ku giti cyawe. Hanyuma uburyo bwa kane ni uburyo bushingiye ku masezerano, aho abagiye gushyingirwa mbere y'iminsi 7 bagana noteri bakamushyikiriza mu nyandiko amasezerano yabo avuga uburyo bazacunga umutungo, avuga uko bizagenda, avuga uko umwe aramutse
batandukanye, abana bazabyara byagenda, uwakwitaba Imana byagenda gute, byose mukabishyiramo, hanyuma noteri akabishyiraho umukono mukabishyira. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Kiza TV bisanzwe. Nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Uyu rero ni umunsi w'ibyishimo, turi ku itariki 27. Ndakeka ko mwese mubizi ko ari umurenge cyangwa se ari ubukwe, kuko ni ubukwe n'umurenge wa Fani ndetse na Souvenir. Twageze ku murenge, ngira ngo amashusho amwe namwe muraza kugenda muyabona. Ibintu byagenze neza, ariko ubu tumaze kuva mu murenge turasohotse, twari turi kwifotoza. Ndavuga reka nshisheho akantu gato mbaze umugeni uko ameze n'uburyo yarahiye n'uburyo yumva muri we yiyumva, cyane ko uyu munsi yaragutegereje igihe kinini. Fani umeze ute? Bwa nyuma na nyuma uramutsindiye? Waje nka babandi ngo nzaza buhoro buhoro, none finali uramwegukanye. Uri imbere uri kurahira, wumva umeze ute? Ufite ubwoba, ufite n'isoni byagaragaraga, ariko wihagararaho nyine uravuga uti hanyuma ni iki kintu cyakugoye muri iyi myiteguro y'ibirori, cyane ko tusoje umurenge ariko ubukwe buranakomeje mu rugo, tugiye kujya mu rugo mu kanya. Mu myiteguro y'ubukwe bwawe ni iki kintu cyakugoye cyane? nuko organize ibintu kubera ko ni ibintu biteguye vuba vuba. Biteguye vuba vuba. Kubitegura n'ibyo bintu byabagoye. Umva ni ibintu nyine tubikoze vuba vuba, niyo mpamvu byagoranye. Hanyuma kuba ubaye umugore, kubera uyu munsi gitifu yavuze ngo uri umugore wa Souvenir mu mategeko, cyane ko tugiye no kubishyira n'imbere y'abantu, uri kumva umeze kuba ugiye kujya mu rugo rwawe wenyine, we n'umugabo, ukajya umenya ibintu byose byo mu rugo, nyine ukita ku mugabo, inshingano z'urugo. Waba hari abantu baba barakuganirije ku bijyanye n'inshingano z'urugo, cyangwa nyine ibijyanye no kubaka? Ntago bavura abo ngabo. Akanama karabaye. Akanama kaba karabaye. Ni iki kintu wumva kizakugora mu rugo? Urumva ugiye mu rugo rwa wenyine, wenda uzajya usurwa nyine n'abavandimwe, ariko ugiye mu rugo rwawe n'umugabo wawe, ku bintu byose bikureba, isabune niba yashize, imyenda, isogisi ry'umugeni niba ridafuze birakureba. Uri kumva ari nk'ikihe kintu kizakugora mu rugo nyine kuba ugiye kubana n'umugabo mu nzu, noneho byiteka bihoraho? Wabirahiriye ko ari burundu kugeza ubuziraherezo. Ni ikihe kintu wumva kizakugora mu bintu byose, wumva cyane ko ukurikiranye ko n'abandi bagiye bashaka, wenda hari n'inshuti ufite zashatse, wumva ari nk'ikihe kintu kizakugora mu rugo? Kubera ngo byose urumva wenda mu gutangira biragorana, ariko umuntu agenda amenyera. Urumva bizoroha, uzahita umenyera kubera Imana bizakunda. Hanyuma Souvenir ari he hariko? Souvenir, kamera matsifurira Souvenir. Uri kumva? Reka duhamagare na Souvenir aze kugira ngo mwese twumve, nawe twumve ku giti cye uko yumva ameze. Souvenir abaye umugabo. Souvenir wabaye umugabo mu mategeko. Ubu ngubu ubishyize ku karubanda. Bahagarara ntihagire ubwo. Iburyo ni bumoso ni he? Kandi bakunda n'agarara. Aba si uko ngiye simba mbizi mwana. Ngiye mba mbizi. Ni gutya. Souvenir urumva umeze uti? Yaba tayari nta. None ureka manze mega sopo, abantu bamwe namwe nagiye mbona bavuga ngo harimo oya nago gusa nago ujye ubikurikirana. Bavuze ngo bizaba. Uze n'umushiki wanjye kwa mama wacu we ibyara amaze insapfa. Urabaye nyine, urabaye. Ukaba bubaye bari he? Aha ni he? Mumbwira ahantu baherere uko byagenda kose mu basengera bataza kwiyahura, kuko baramutse biyahuye twatubuza. No kubaba hafi. Kuko hari abantu baba bavuga ati sibura twabaho dute bahari. None uriyumva tese? Ni neza, ndishimye, ndi kumwe n'umugore wanjye, ntabwo ndi kumwe na sheri wanjye, ndi kumwe n'umugore wanjye. Nani ugakiri fiance? Yego, amaye ngo n'umugore wanjye. Wambaye ikote ryiza, wambaye inkweto nziza. Ibyo ni bisanzwe. Ariko nakubwiye ko wambaye neza, vuga merci. Wige kuvuga ngo ni kuko hari igihe wambara nabi. Nari merci, ariko byari bisanzwe. Ni ikihe kintu uri kumva kizakugora? Urumva mwara abafiance, mwara abashira, ariko ubu mugiye kubana mu nzu, mugiye kujya muryama ku buriri bumwe, mwiyorose ishoka imwe. Uri kumva nka Souvenir kubuvuye mu busiri bateruka bugiye gushaka umugore ubuziraherezo ari nk'ikihe? Urumva hari imyitwarire bien sûr ugomba kureka, hari niyo ugomba gukora nk'umuntu w'umugabo. Ni ikihe kintu wumva kizakugora kureka kuva ushatse? Ikintu kizangora
oya ngewe akaba ari ngewe kubera ko none nkora business imeze uko ibyo ni ibintu bisanzwe mandi gucekinga ndeba bimeze biti ariko ikintu kizangora kanyitekereze mu masegonda mu rugo mbana n'uyu mbana na madame mu gihe kuva uyu munsi kuvugiye kumucyura mubyeyi n'amategeko mukabana buri munsi mubonana buri munsi muryama ku ishuka imwe mukuburi byese umuntu mugiye kubana kigiye kungora kumbwira ngo saa sita na nijoro ngo ngiye ku meza ngiye ibyo ntabwo ubone byambagaho kuvuga ngo nyine ngo kuko ku masaha nyine ngo ngwino ngo ku meza ngo saa sita ngo natetse ngo nijoro ngo ndongeye wapi ubundi busanzwe sha nagiye ubwo nshobora gufata akantu kokeje biba bibaye ubu kugiye kujya ubirya ku neza cyangwa ku nabi none akandi kanenzi kugiye kuvuga uko kurara buri munsi ko nabi nta mpungenge cyangwa saho bagukura cyangwa byaragize urumva nabyo nuko warumbajije wambajije ikintu imbaza ibintu nakumva kari umbaje mu bwinshi ako kura kumvuta nako niko urumva kazangora cyangwa saho bagukura aya kazangora uretse ko nabyo ni byiza birabigora umugore nta mugabo bigora ko umugabo saho baba bamukuye ubyirwa n'iki ko umugore wese aho yarari ese kubihakana Bugesera urabona we yoroshye Bugesera naribonye imeze nka Kigali uritonzura mujonjora mubwira uti ndagutwaye nandi kubaza fani nti kuva aho yahereye agushaka byanze bikunze none birangiye agukukanye aragutwaye se ninjye gutwaye cyane wabaye sezera ku busiri batera usezere ku basire bose bye baba bakobwa bose oya se nzabona meshe just nzambagira inama ubona abaye umupapa urumva urabona nka cameraman kera nyingana nkawe buriya nanjye najyaga numva rwose bitazabonane birabaye ya noneho babwire ko birori n'ubundi bikomeje dutegereje na reception dore uko narahageze abantu rero hano hari abantu benshi hari shari yabutashye n'abandi bantu banyina b'abapampe turasikuza kubabereka bose batashye ubukwe hanyuma souvenir ijambo ryiza ubwira Fani utaramubwira urabibona se ubu ngubu izo jambo asa naramubwira nukuri icyo namubwira nuko niteguye kuzabana nawe nzamubera umugabo mwiza nkuko nabitanze mu ndahiro kandi nabivuze bindimo nzamukunda mukunde tumeze neza mukunde tumeze nabi kandi nzi ko nidufatanya tuzagera kuri byinshi Fani ndire ijambo bwira urumva ariko ni ikigabo kimuhagaze urabona ati wawe use koko iki kigabo ni icyanze yafashe imana yanjye iki nicyo nasengeye imana warakoze kuba waramaye umugabo nese we ntabwo wankubakeye mwese mwarakoze wibishyiraho gusa nese nibyo ugushatse ni ukuri abakobwa muhera kwishyiga urumva umugabo wawe kwishyiga nese rero naheze kwisiga byoroshye ariko se rero naheze kwisiga nikize ko atari we wafashe ijambo warumbaje ngo iki warumbaje ngo iki ushobora kuba wumbaje ibintu byinshi mani nkibagira tuzi ko ari wowe wateye intambwe ya mbere nyine umusaba urukundo ariko ushobora nawe atendi umusaba inuza tubane ni njye wabimusabye ariko ne wanshotoye agushotora shotoreka ndashotoreka tugiye mu bukwe mwabantuye tugiye kurya ibiryo umujye dutekereza ubwo musanze batatetse ko njya numva ngo Bugesera batetse kare nta kibazo kujya tubire uyu musange aribwo bagiteka mwasanga byahoze gira ijambo bwira umukunzi nanjye ntacyo nahindura ku byo avuze vuga ibyawe ibyavuze se ujya kubisubiramo nanabyibagiwe ngwino naribe mweri ngwino naribe ariko ngwino vuga ibyawe ngwino naribe nanjye ndamusezeranya nk'uko nabirahiriye ko nzamubera umugore mwiza yaba mu bibi cyangwa mu byiza umeze neza turebe babishyire uje mu ikira nako tudasa Unachekana? Yese uko ni cyane. Ngwino batimire na bora ho. Ngwino banguka. Big congress ngazana. Ni mushiki wanjye. Ndagibwa mu mafani. Uyu ni muramukazi wawe. Ababiri. Fani nabyarazi. Oya nari mbizi. Gusa batabizi. Oya nari muramukazi wawe. Oya nari mbizi. Ya rero ubwo mubaye umuryango wagutse ugiye kugira baramukazi ejo bundi hazaza. Uza wari gubwa umwana wa
azaba ari iki cyuyushye umwana wa fana azaba ari iki urumva kwera gutekereza ibintu byinshi kuno munsi muri ko maze byinshi azaba ari umwana we azaba ari umwana wawe azaba ari umwana we musazanjye azaba ari umwana wanjye ako nanjye nibyo navuga ngewe nibyo nahoze mvuga ahubwo ubu ngora mani bamwana bamwita Melissa no muhosta bajya kumushyigikira hano ajya guhostinga hose nabyivugira mujye muza kunshyigikira hose ngiye nitwa Melissa ni umuhosta mujye mumushyigikira nyamuneka dutezanye imbere hanyuma rero Siveni twari twakerererwa so kujya twatinze twifotoza inshuti abavandimwe urabona bane natari byo bari ndumva rero nta bindi bintu byinshi twagira ngo tubereke ko tuvuye mu murenge ibiriro biracyakomeje tugiye kwifotoza dukomeze n'ibindi gusaba no gukwa mu kanya tugiye kwambara imishanana twambara imikenyero kubita umuceri n'ibindi byose n'iki ibiro biracyari birereka dube dusoreje aha ngaha turakomeza mu kanya bamwita Melissa nazamukosha Charlotte niyo nshuti Janvier na niyo kwizerwa Anuarite Hakuzwe Yezu Reveriye na Hakundimana Solange bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu bashyingiranwe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.